Hello, abakunzi ba Afro TV Online. This is Mark Joe, like the presenter, and behind the camera we have Kuvat. Turabasuhuje kongeye kugaruka uyu munsi tubagezaho ayandi makuru agiye akurikiye muri community zacu. Abantu benshi bo tuzaje tubagezaho badufitiye akamaro, batugezaho ibintu byinshi bitandukanye bidasanzwe. Dufite umuntu hano musha, turaza kumuhereza microphone yivuge. Karibu kuri kamera zacu. Okay, mwakoze cyane. Kuba dukurikiye benshi ntabwo bazi ngo ninde twasuye uyu munsi. Turaguhereza kanya wivuge urinde sike tubone dukomeza. Amazina ganje ni Munyazikwiye Gracian. Amazina ganje ni Munyazikwiye Gracian. Abenshi muramuzi, hari na benshi mutamuzi, ariko afite byinshi byubaka community cyangwa se byubaka imiryango. Bose murabibona n'umuntu ukuze. Batubwiye ko hari shira hamwe shinzwe kubakira abantu cyangwa se mutumva kubakira abantu mukumva ngo namazu cyangwa se kubaka imiryango. Ibyo nibyo ntango ntari byo. Yes, ibyo nibyo dufite ishyirahamwe ryitwa United Families for Development, aho ari mu rwego rwa state hano muri Michigan ahantu tuye. Tukagira n'irindi noneho rihujije ama state kugeza ubu ngageze muri arindwi. Twagise umbrella bivuga n'izina ry'icyongereza rimenyesha umwamvuri, kubera ko umwamvuri ufite amashami menshi. Ni umbrella ni urugaga rw'amashirahamwe, amashirahamwe niyo zitwa mu rwego rw'umwamvuri. Noneho umwamvuri ukaba gwitwa United Families for Development, ni ukuvuga imiryango yishize hamwe guharanira amajambere y'abaturage. Noneho tukagera ku rwego rwa state, tukagira urugaga n'urujije amashami gavuma state atandukanye, twise Kivu Diaspora Organization. Ni ukuvuga abaturage baturi ahangaha muri akarere baturutse muri Kivu. Niho tugeze ubu ngubu, turi ku rugaga rw'amashirahamwe rwa Kivu Diaspora Organization. Murabyumva ko ntari ishira hamwe rimwe, hariho ishyirahamwe rya state, hakabaho n'ishira hamwe rimwe muri rusange ry'abakuriye ama state yose, cyangwa se niyo bitabavuga ngo ama state yose. N'abandi bari hanze yo muri Amerika baba bumva bashaka kwiyunga n'iryo shira hamwe, nabo ndizera ko bashobora kuba bagizwe bemerewe. Nibyo nangwa ntari. Nibyo biremerewe, kubera yuko kugeza ubu ngubu dufite ama state ari muri Amerika, tuvuge amashirahamwe ari mu mastate ya Amerika. Dufite n'irindi shirahamwe riri muri Canada iri hirya ya Amerika, ariko nabyo ryemerewe kuva mu rwego rw'amashirahamwe. Kandi imbere dufite intumbero nanga vision yo kumanza gushira hamwe muri umbrella amashami bari muri Amerika. No twarangiza Amerika tugashaka n'abandi bantu bacu bari mu zindi ntara nka za Australia, nka za Canada nkuko bivuze, ahandi nka za hirya mu zindi ntara za Europe. Noneho tukagira ikintu kinini gikomeye gifite imbaraga. Ni byiza cyane. Murabyumva ko iri shira hamwe ni shira hamwe rikomeye cyane, Diaspora Organization, Kivu Diaspora Organization, ariyo ishinzwe nirwo rwego rwo hejuru y'izo groupe zindi zose. Ikibazo mbese ugomba kuja muri iyo group, wera numvishemo Kivu ni wo muri n'abantu muri Kivu gusa baturuka muri Kivu cyangwa se ni mukongomani wese ahava akagera? Dutangiye na Kivu Diaspora Organization kuko twatangiye na Michigan, none ubu twatugize mu rwego rwo guhuza Michigan n'andi state. Dutangiye na Kivu Diaspora, ariko ntiduhuje witwa umuntu wese waturutse muri Congo ndetse n'umunyamerika. Ubyumva ko bifite akamaro, abije n'intabo twamwangira, kubera iby'amajambere ntibirabanyura ubwoko ntibirabanyura isura y'umuntu. Turabyumva ko afite ibitekerezo bikomeye ku bintu byo kubaka. Turamaza tumubaze mbese ibintu byamujemo kuvana gihe ki, ni ibintu bije akakanya kubera ko ari muri Amerika, nangwa byaje ryari? Ni kavukire n'ubutware bwo mu muryango, nangwa nibyo muri wowe kubyumvamo ko ushaka gutwara iyi group? No, si ubutware bw'umuryango, kubera yuko nta n'umutware uhari nsimbura yenda wasanze atwara ngo ndi gusimbura. Ni ibintu navuga ko Imana yabishize mu bitekerezo byanje. Simbitangira ngaha, nabitangiye kuva kera nkiri mu gihugu tarangwa n'ubunga. Nahoze niwe group aziharanira n'amajambere y'abaturage, nkaba umuyobozi wabo, bakanshyira muri cyizere, bakanyira umuyobozi wabo, kabayobora twagugize ku bikorwa by'amajambere inyungu abaturage, nk'ibintu byo kubaka amashuri, nk'ibintu byo kuyobora imiyoboro y'amazi, ukayikura mu soko ukageza ku baturage batura kuri isoko. Ibi byose nabikoze mu gihugu. Ngeze nanga nsanga ari we nuko abaturage bagira ikintu bahuriraho cyashobora kubageza ku majambere. Ntabwo nabitangire nanga. Ibyo byuvuze ngo bikoreye mu gihugu, babikoreye mu kihe gihugu? Nabikoreye muri Congo, n'inturuka niho iwacu niho
mvuka navuye kubera impamvu z'intambara njya muri Rwanda ntamaze imyaka 20 kuva muri Rwanda nzangaha ubushake bw'Imana nabonye gusa mpagera muri Amerika ndabona nategereje nuko nahatura ariko kubera impamvu z'intambara navuye mu gihugu canje njya muri Rwanda mpamaze ico gihe kirekire mbere ndisana nageze ngaha bitewe na UNHCR rebye akabaro k'impunzi ziri mu nkambi za Afrika tabati abantu reka majani nibera aho baje kuruhukira niko nageze ngaha. Murabyumva ko yahereye kera yobora bitongora byinshi bitandukanye harimo kubakira abaturage imigezi batari bafite access ku mazi ariko ubu ngubu benshi barabimushimira ku buryo ko yabagejeje amazi ibikurikiyeho hagiyemo amashuri abana barize bamwe bararangije kuri ubu ngubu ntibeshe igikurikiyeho cyo renda kukubaza uyobora muri Afrika cyangwa se yonge muri Kongo wayoboraga gumashira hamwe nahangaha aho ubona bikoroheye nje ibyo kuyobora abaturage nta muntu nabinkomereye uretse ko abaturage bose ntabwo bumva ibintu kimwe ariko kubumva ibintu bumva ko gushira hamwe bifite akamaro bigeza abantu ku majambere abo turakorana ntabwo nategeka bose ibintu baze nkorana n'ababyumva bishaka abatabyumva kandi nabo bakaba bafite ibindi bakora ariko nje ntacyo mbona kindemerereye uretse kumvisha abantu nico kibazo ntabwo byoroshe. Birumvikana ko bisa nkaho nta mbogamizi zirimo zikomeye ariko tunarongera tumubaza nta mbogamizi uhura nazo zituma wumva ko rimwe na rimwe ushobora kuba warambika ubwo butware. Nta mbogamizi mbonamye kubera yuko ntawe nganira n'ubwo butware ntanye n'imfitemo zatuma ngira yenda abanzi bambangamira mbikora ku bwitange niba hari n'abandi batafata neza simbizi ariko ndi ku bwanje mbona nta kibazo mfite. Birumvikana ko burya umutima w'ubushake ibyo ukeneye gukora urabikora kandi ukabikora ku gihe. Ikintu tugiye gukurikizaho kumubaza ni ikibazo kirimo mbese ubuzima bw'ahangaha kufatanya n'ubutware benshi kusanga bari kuvuga ngo birakomeye ubutware butarimo inyungu abyitwara mate abyakira ate abikora ate abikora mu kihe gihe n'ikihe agira cyo gutekereza kuri ubwo butware amenye ko ari buyobora abaturage. Nyine birakomeye tibyoroshe kubera yuko nkuko bizi ubuzima bw'ahangaha hari igihe utabona yifata ku isimu kugira ngo ushobore kuhamagara umuntu muvugane nanga ugira ute kubera yuko buri gihe cyose kiba gifite umwanya gwacu ubara amasaha y'akazi ukara amasaha uri buruhukiremo ukora amasaha ya appointment nyine birateganyije ariko byose ndabifatanya ntabwo mbona ko gukora imirimo y'uzanje yandutira imirimo yo gukorera abaturage byaba byiza gusumbya kwikorera nje ku nyungu zanje bwite ariko nyine ndipanga kandi naburye iyo mpora n'abantu turi mu nama mbabwira ko kugira ngo ujye icugereho ugomba kugira n'icyo wigomwa uvuze ngo nta mwanya mfite ni nkora ibingibi sindabona umwanya kuruhuka ni nkora ibingibi sindabona kujokazi ubaye umuntu wikunda ubwawe udatekereza ku nyungu z'abandi ariko ngerageza kwanga uburyo nakora ibyanje ngafata n'umwanya wo gukora iby'abandi nkora ubwitange. Murumva ko byose bikeneye mu mutwe tekerezaho akabishira programme ku gihe ku buryo ko imirimo y'ahanga irakomeye cyane kubona akanya ko kwitekerezaho nabyo biba bigoye ariko no gushiramo n'iby'ubutware urumva ko ugomba kugira ugomba kubufungutsa mu mutwe. Igikurikiye hari amastate gamwe gusanga iyo bagize nk'ibibazo usanga bafite ikibazo cyo kuvuga ngo bananiwe kwitabara cyangwa se bafite ubushobozi bwo kwifasha bitewe nuko baba batarishize hamwe ugasanga nta magurupe gahari nk'aga kuvugaho nk'ayo mastate cyangwa se abagabo bayaturiye n'abagore imiryango iyaturiye wabahereza ihe nama. Ubu navuga ko aho turi tukiri mu ntangiro ariko aho ndi kureba ntabwo twahagera niyo mpamvu nkomeje gukora sensibilisation n'ejo twari werekeza umuntu wacu watuvuyemo twari ku maziko muri Ohio Cleveland aho naho nahageranye inama n'abantu b'abayobozi b'amatorero nahuriye n'abantu nyine bamwe bayoboye amashirahamwe mu Uganda state twagiranye ikiganiro n'ubundi bashishikariza gukomeza kugenda kwigisha mu state yabo aho baturiye abayobozi b'amatorero nabasabye kubyumvisha abaturage mu materaniro yabo ko ari ngombwa kubishira hamwe ibyo byose turacyakomeje kubashishikariza kwishira hamwe kugira ngo turebe ahantu twagera. Ubwo rero nizeye ko n'amastate atari yagira amashirahamwe bitewe n'inyigisho tubaha na sensibilisation dukora twishiramo n'abantu b'amatorero badufashe n'abandi bayobozi ndizera ko bizagera igihe amaseti yose muri Amerika ahantu hari abantu bacu hose bamashirahamwe. Murakoze cyane. Murumva ko icyo arimo gukora ubu ngubu ni nko kumobilizinga abantu kubashira hamwe
kugerageza gushaka nk'abantu bavuga butumwa abakozi b'Imana nabo iyo bavuze barabumva cyane ubwo nibo bari gufatanya nabo kugira bari ko abantu bose babashira hamwe. Reka tugaruke kuri ya groupe yitwa Kivu Diaspora Organization. Tukubaza duti mbese hari benshi baba batazi kubijanye n'iyo groupe, ni ikihe kintu niye nama cyangwa se niye message wabahereza yo kugira ngo bamenye icyari iyo groupe ishingiyeho no kugira bumve kuyijamo ko bishobora kubagirira akamaro ko ku rwego rwo hejuru? Inama nabagira cyane cyane ndavuga abatari binjira muri iyo umbrella niba batarabimenya. Inama nabagira nuko batwegera bakegera umbrella, kandi buri gihe iyo tuje bamagaza inama dukora za group kuri za social media zishobora kugera ku bantu bose aho bari. None rero nkabashishikaza kugira ngo igihe tuzatugiye kugira inama niba amatangazo dore nk'ubu iyo habaye ikintu cicabo nk'icyo cyo gushingura umuntu abantu babyumva benshi, kandi hakajaho urubuga rukahamagariza abantu benshi kwitabira mu mihango yo gushingura. Ndakeka ari ubwo buryo ndemeza ko nabwo buryo tuzakoresha kugira ngo dushobore kugeza ku bantu amakuru bamenye ibintu turi gukora kandi nabo babyitabira. Murakoze cyane. Murumva ko mwagiye mukurikira kimwe ku kindi, yabasobanuriye ko mushobora kubegera kuko bino ni ibintu byingira akamaro, ni ibintu bidufitiye akamaro kwese, nta ruvuga ngo ni inyungu ze cyangwa se ni inyungu zacu. Ariko reka tukubaza akabazo, ibintu byose kubikora harimo umushahara guza nangwa ni ibintu byo community gusa? Ni ibintu byo kwitanga no kwitanga. Ariko rero ahubwo cyangwa kiri mu gihugu nashaga muri mutungo wanje kuko nari mfite umutungo nakoreshaga ibintu byanje kugira ngo nshobore kugira abaturage akamaro. aho hanuko ubuzima bwawe burakomeye, muri make burakomeye. Ntabyo mbona byawe byo gushiramo, ariko nshiramo umwanya wanje, ngashiramo n'ubwenge bwanje. Iyo niyo tuvuge niyo finance nkoresha nshoramo, kandi ntaho nteganya kuzabona umushahara. Sintegereje umuntu uzambembera imirimo nkora. Imana yonyine niyo izambema, niyo ntezeho umushahara. Murabyumva ko Imana yonyine nizamuhemba. Reka tugire gutya rero tukubaze amagambo atatu. Turahera ku miryango muri rusange. Bahereza inama ku bijanye n'igihe cyo turimo, ubuzima n'ibindi bigiye igihe cyo turimo ntabwo ari igihe cyo kujenjeka. Kurebera hamwe ubuzima bwa hano burakomeye. Iwacu hari imidugararo y'intambara yenda n'ubukene kubera ubushomeri hatagira akazi, ariko nanga ubuzima bwaha butandukanye n'ubwacu kubera yuko nkanga hari ibintu udashobora kwikorera ubwawe, washobora kwikorera mu gihugu bitakugoye. Tugambe nk'ikintu cy'urupfu, ugize ingorane, ugize amahirwe mabi, upfishije umuntu. Iwacu mu gihugu wapfishaga umuntu, abantu bakagusura, bakakuyagira, bakagufata mu rumwe, bakuha inama zo kwihangana. Ariko ahangaha upfishije umuntu ahubwo uba iribaye business y'abantu barakuraho umurambo w'umuntu. Ibaye business rero birakomeye, kandi iyo business ni ibihumbi 10 kuhamba umuntu ari make kugira ngo ubone ku giti cyawe. Ntabwo byoroshye, ntabwo byakoroha. Niyo mpamvu nshishikariza abantu kugira ngo bishyire hamwe bashobore kuja barwanya ibibazo nk'ibi ngibyo umuntu atashobora kugira ute kwirwanaho wenyine. Ariko si ibyo gusa, icyo nje kibazo kimwe tumena kibangamiye buri wese, ariko hari n'ibindi tugomba kurangiza nabyo bibangamiye abaturage. Ibintu by'amashuri, ibintu byagomba gutandukana n'abagabo, ibintu by'umuco barataka. Nta muntu ukimenya by'umuco, abana ntibakimenya imico yabo ngo bigenda bite. Ibintu ni byinshi tugomba gukora kugira ngo dushire abaturage ku musitari wabo. Urakoze cyane. Murabyumvise ko ni byinshi byo dukeneye cyangwa se ni byinshi byo tumukeneyeho kugira ngo atubwire cyangwa se aduhugure, maze community yacu ibone gutera imbere kuko bikwiye. Ikindi kibazo cyangwa se hari ikibazo ahubwo tugiye gusaba ijambo rimwe ku rubyiruko cyangwa se inama inyunganizi ku rubyiruko mu magambo aciye make. Ibi byose birimo niyo tugomba gukora. Iyo mvuze umuco ni ukureba nk'urubyiruko rwacu dufite ahangaha kundi rwifashe. Ikibazo icyo nkubaje kiri nka gutya, nk'umuntu w'urubyiruko uzaba gukurikirana ino video, niye nama wabahereza bari kudukurikira urubyiruko bamwe batari bashaka nibwo rubyiruko?
inama nagira aba basore batari bashaka icya mbere bagomba kwibandaho ni amashuri kuko utize hari ubwenge kamere Imana yaguhaye ariko hari n'ubundi ugomba kongeraho nanga si bugomba gufungura rwa Imana yaguhaye kugira ngo bizagera bikugeza iki gihe tugezemo ntabwo ari igihe cy'abantu batize utaragiye mu shuri nta mwanya ufite mu gihe tugezemo. Icya kabiri bitware neza ufite neza bubarize umuco nk'uko nagiye kubivuga. Ubu urabona ari igihe ushobora guhura kubona umusore ari hirya yawe atari hafi yawe ugatekereza yuko ari umugore kubera yuko yarahindutse neza imisatsi iri kwerera nk'iy'abagore ako yakugera yavuga ngo gusana umugabo. Ibyo bintu rero ni ibintu ntabwo biteye n'isoni biteye n'agahinda kugira ngo uhindure ushaka guhindura igitsina cyawe ugihindure mu gitsina cundi ugaragara nk'umugore kandi uri umuntu w'umugabo ntabwo ari byiza. Ipantaro ntibashirambara ngo zifate aho zigomba gufata. Urasanga umuntu agenda ari gutagataga atamishira amaguru y'ipantaro itaga kandi ari bikoreye ubwende ipantaro iri kwerera. Ibyo ni ibintu biteye isoni ntibiri mu muco wacu. Umusore akigera ipantaro neza ikamubera agashira mu kaba agatambuka muhanda abantu bakamubona bakavuga turiya ni umusore kanaka ariko ibyangamye uko gasore. Rero ndabagira inama abasore bacu inkumi zacu rwose murebe abageye baje ko bifashe namwe mbakurikize mute kurangazwa n'ibyo musanze inkangaha imico y'inkangaha n'iwanyu iratandukanye. Urakoze cyane. Mu busanzwe hari ubwirwa mberetse kuganira na rwo rurambwira ruti mbese twakwifata gute neza kandi abadukuriye aribo turi kubona bari kuzana ibintu byo kutubwira ngo tuteye gukora ico cyo bakivuga hiki. Rwose abunje simbarimo niba ntabyo nakora bitesoni nzi ko nta n'umuntu wabikora uri mu rugero rw'umuntu muzima ubwo abo babikorana nameze nkabo kandi bareke gukurikira ibibi. Iyo ubonye ikibi ntabwo ukikurikira ahubwo uragihunga ikibi uzagihunga kuzacigana nanga ngo gikurikize kuko ntacu cyakumarira. Murakoze cyane. Igikurikiyeho ndagusaba intuza inyunganizi kuba dukurikiye cyangwa se bamwe muri groupe zanyu badukurikiye kubijanye n'iki gihe turimo wabahereza iyo message kubera mazige ntibeshe mutabona na kubw'ubu burwayi ni iki kintu wababwira byo kubihanganisha cyangwa se n'ibindi bigezeho ijambo ryo wumva ushaka kubagezaho. Ya message natamije kuva kare intambara ya COVID-19 nanga si uburwayi bwaduse kusi yose bugitangira natamukije message mbwira abantu ko bagomba kwihanganira kubahiriza amategeko y'igihugu bakubahiriza amategeko y'ibigo by'ubuvuzi bakurikiza inama bagira kugira ngo bashobore kwihara iki cyorezo cy'uburwayi. Na n'ubu rero kubera ko icyorezo kigihari gahunda ziracahari zo kubahiriza n'ubundi amategeko yo kurwanya iki cyorezo. Ayo mategeko akomeza bakurikize dusaba Imana twese zadufashe kugeza icyo cyorezo yenda Imana izajya garukira ariko nako turi kwirinda. Inama giriye rero ntibarangare abantu bakomeze kwirinda kuko umwanzi aracahari ntawe yagiye. Urakoze cyane. Ijambo rya nyuma urambabara ko nagomeze kugenda nongeramo ibibazo byinshi bitandukanye. Ijambo rya nyuma ku bantu bacu bari mu gihugu ndani abari hanze hirya no hino ku nshonda ine z'isi zitandukanye message wabahereza bose ni message nahereza abantu bose muri rusange ni gufatanya kugira gufatanye abari hanze abari hano mu gihugu n'abari mu tundi turere bose bafatanye uburyo bufatanye bwinshi cyane ndashishikariza abarangaha niba n'ubuzima bwabo ntibworosha ariko niba ari akantu ubonye nyabuna muri gake mwibuke no mwasize inyuma kuko ubuzima barakomeye muri kino gihe cy'uburwayi kandi ahangaha nubwo twavuga ubuzima barakomeye tinemeze nk'iyashuka ubushomeri burahari nta kazi kahari ntacyo bakora ariko hano twakingiye mu mazu ariko baduhaye stimulus check ubwo rero ntibihuye n'iby'imana twasize inyuma babo ibyo ayo mahirwe ntayo bayabona rero niba muri akantu nyabuna muri gakeya musagurire n'abari inyuma nabo barebe kubasunika ubuzima. Murakoze cyane. Ijambo ryavuze rikomeye cyane ndyumva na bake
ijambo ryo kuvuga ngo turye gakeya twibuke abo twasize inyuma, abandi baravuga bati turye gakeya twibuke iyo twavuye, twibuke ko tuzasubirayo. Ariko waravuze turye gakeya twibuke abo twasize inyuma, kuko muri iki gihe gikomeye cyangwa se muri ibi bihe bikomeye by'ubu burwayi buntu bafite ubafasha. Ariko twagize ute, twabonye ubuyambyi, baradufashije, leta yaradufashije. Rero twese tugenda dufashanya, abo twasize inyuma tubibuka ko nta kintu ntabafite ukuntu bifasha, maze tugende tugira ute dufashanya mu buzima busanzwe bwa buri munsi, tureba aho twakwigeza twese. Wakoze cyane muzehe. Namakoze cyane ya kabisa.